Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba hamwe uko twakora interuro twifashishije igihe kizaza aricyo twita wakati ujao mu Kiswahili. Ubushize twize uko twakora interuro twifashishije igihe turimo aricyo wakati uliopo. Iryo somo nkaba ndarishyira hasi muri comment ku buryo niba utararyize ushobora kuryiga. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Nibigeza bwa mbere ntugende ukoze subscribe, ukore share, ukore like, n'ukundira isomo ryacu ndetse na comment. Tugiye gutangira rero isomo ryacu rigabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere turareba inshinga zigera mu 10 inshyashya. None turangiza duhite twireba uburyo wakoramo watondagura inshinga wifashishije igihe kizaza. Noneho mu gusoza turakoresha nanone interuro nkeya, interuro zigera mu 10 zigaragaza ngufi ushobora kwifashisha ureberaho uko dukora interuro muri wakati ujao cyangwa se mu gihe kizaza. Turatangiye rero n'inshinga ya mbere. Kupumua. Kupumua ni uguhumeka. Kuharibu ni inshinga ya kabiri, ni ukwangiza. Inshinga ya gatatu kuwumba. Kuwumba ni ukurema. Inshinga ya kane kubusu. Kubusu ni ugusoma, gusoma nk'umuntu, to kiss. Inshinga ya gatanu kuleta. Kuleta ni ukuzana. Inshinga ya gatandatu kukohoa. Kukohoa ni ugukorora. Inshinga ya karindwi kuhitaji. Kuhitaji ni ugukenera. Inshinga ya munani ni kupika. Kupika ni uguteka. Inshinga ya 9 kucheza. Kucheza ni ugukina. Inshinga ya 10 ni kuimba. Kuimba ni ukuririmba. Hanyuma rero tugiye kureba noneho igice cya kabiri kigaragaza uko dushobora gutondagura inzagihe cyangwa se wakati ujao. Ubundi inzagihe cyangwa se wakati ujao mu Kiswahili ni igihe kivuga ku bikorwa duteganye kuzakora mu gihe kizaza. Ni ukuvuga iyo atari aka kanya aba ari mu gihe kizaza. Tuzavuga ejo ibyo tuzakora ejo, ibyo tuzakora ejo bundi, ibyo tuzakora mu gihe kiri imbere, mu myaka iri imbere, byose dushobora kubisobanura twifashishije icyo gihe. Icyo gihe rero kikaba kirangwa n'iyita nk'uko mubibona hano hejuru kuri screen. Iyita nabo bwiye ko ari aya ni amagambo twita viambishi vya wakati. Ubushize kuri wakati uliopo twe dufite na, hanyuma uyu munsi twe dufitemo ta. Akaba ari ijambo riranga icyo gihe rikagitandukanya n'ikindi. Turatangirana n'igice kibanza kigaragaza uko dushobora kwemeza. Twafashe urugero rw'inshinga kucheza ariyo gukina. Aha nzavuga ngo mimi, twabonye ko tugira nafsi eshatu. Mimi, wewe, yeye bikaba ari mu bumwe. Sisi, nyinyi, wao bikaba ari mu bwinshi. Mimi ikavuga nge, ngewe, wewe ikavuga wowe, yeye ikavuga we, sisi ikavuga twebwe, nyinyi bikavuga mwebwe, wao bikavuga bo. Hanyuma nimvuga ngo mimi ni, iriya ni igendana na nafsi ya kwanza, ni. Mimi ni. Ta ikagendana n'igihe turimo gutondaguramo. Nitacheza. Cheza ni igice kidahinduka, nababwiye kira ko tuyikuraho byo kuri kucheza, ku ibanza tuyikuraho hagasigara kira gice gisigaye. No kuzindi nshinga nuko tubikora iyo turimo gutondagura cyane inshinga ariko zitari imvugo rimwe, zo zigira amategeko yihariye. Kuko inshinga z'imvugo rimwe tuzazigukwazo. Ubwo no kuvuga ngo mimi nitacheza, nge nzakina. Wewe utacheza, wewe utacheza, wowe uzakina. Yeye atacheza, we azakina. Sisi, twebwe, tutacheza, twe tuzakina. Nyinyi, mwebwe cyangwa mwe, mutacheza,
muzakina. Wao watacheza, bo bazakina. Aha rero turabigereranya dute? Iyo duhakana n'ubundi ahari ni hahinduka si kuri nafsi ya kwanza cyangwa se ngenga ya mbere, ahari u kuri ngenga ya kabiri hahinduka hu, ahari a kuri ngenga ya gatatu hahinduka ha. Ubwo ndavuga ya magambo abanziriza indangagihe. Indangagihe ya yindi ta, nkuko ubushize no muri wa Katuriyope twabonaga ko ari kuri na. Ubwo rero iki gihe kizaza cyo iriya tahigumaho, mu gihe bitandukanye no muri wa Katuriyope y'ubushize twize, kuko buri gihe kigira amategeko yacyo. Aha nabibutsa ko igihe cyose ugomba kugifata cyangwa se niba ugiye gutondagura inshinga mu gihe runaka ugomba kwita ku mategeko yacyo. Sisi ikagendana na hatu, ahari tu haba hatu, ahari nyinyi hamu, ahari hahinduka hamu. Hanyuma wao hawa, ahari wa hahinduka hawa. Hanyuma tugakana tura tuti mimi sitacheza, sitacheza nge sinzakina. Wewe hutacheza, wowe ntuzakina. Yeye hatacheza, we ntazakina. Sisi hatutacheza, twebwe ntituzakina. Nyinyi hamutacheza, mwebwe muzakina. Wao hawatacheza, bo ntibazakina. Aho ushobora kongeraho wenda nk'umupira. Dukomeze. Umaze kumenya uko ushobora gutondagura inshinga wifashishije imwe mu nshinga twatanze, kucheza ivuga gukina. Hanyuma rero urahita ushobora no gufata inshinga imwe muri izi nabahaye cyangwa se n'izindi nabigishije nawe ugatondagura. Reka tujye ku nteruro ngufi zitondaguye muri wakati ujao. Aha nshobora kuvuga nti interuro ya mbere, nitaenda Kigali kesho. Kesho ivuga ejo hazaza. Nzajya Kigali ejo. Nitaenda Kigali kesho. Interuro ya kabiri, nitakuja kwenu wiki ijayo. Nitakuja kwenu wiki ijayo. Nzaza iwanyu icyumweru gitaha. Wiki ijayo ivuga icyumweru gitaha. Tutazungumuza kesho ni interuro ya gatatu. Tuzaganira ejo. Tutazungumuza kesho. Hanyuma interuro ya kane ikagira iti tutaendelea kazi kesho. Tutaendelea kazi kesho, tuzakomeza akazi ejo. Interuro ya gatanu, sitakuja kesho, sinzaza ejo. Sitakuja kesho, sinzaza ejo. Interuro ya gatandatu, hatutachelewa. Hatutachelewa. Hatutachelewa, ntituzakererwa. Interuro ya karindwi, nitakwenda sokoni kesho. Nzajya ku isoko ejo. Nitakwenda sokoni kesho. Nzajya ku isoko ejo. Interuro ya munani, nitakusaidia kesho. Nzagufasha ejo. Nitakusaidia kesho. Interuro ya cyenda, nitaanza kazi kesho. Nzatangira akazi ejo. Nitaanza kazi kesho. Hanyuma interuro ya nyuma ariyo ya 10 ya none, tuzagira tuti watacheza kesho jioni. Watacheza kesho jioni. Bazakina ejo nimugoroba. Dore rero amwe mu magambo dushobora kwifashisha aranga igihe, noneho iki gihe kizaza. Iyo tuvuze kesho tuvuze ejo hazaza. Iyo tuvuze dushaka kuvuga wiki ijayo. Wiki ijayo bivuga mu icyumweru gitaha. Mwezi ujao bikaba bivuze ukwezi gutaha. Tugushaka mwaka ujao.
tukaba tuvuze umwaka utaha. Dushaka kuvuga Jumapili ijayo, Jumapili ijayo. Ubundi Jumapili ni ku cyumweru nko mu kinyarwanda niko tubyita. Ubwo ni ukuvuga ngo tuvuze Jumapili ijayo navuze ngo ku cyumweru gitaha. Kiriya cyumweru cyo tuvuga icyumweru kingiki abantu bajya gusenga abakristo. Tandukanye na wiki yo ni igihe cy'iminsi 7 tuba dushatse gusobanura. Aha rero mu nkundire nsoreza aha ngaha, washigira ikibazo yakibaza no muri comment. Hanyuma mwakoze kuba mwarebye video, ndabakunda mwese, Imana ibarinde. Kwaheri, Mungu awarinde, naho butaha. Shalom.